urambwira ngo ni wawe gute kwanza sinari naramenya amakuru ibintu byose byo mu myenda yacu yaragurishije yose telefone yanjye yose yarayigurishije nta kintu na kimwe niyo mpamvu mbona muri nubwo yansanze ni mu nzu ndi gushaka imyenda kwanza ibi nabisanze byayimanitse nawe undi mugore uzabona twemeye turuhana nawe waretse tukagenda ariko watse tukagenda turiya mugabo ari gusohoka ariko vuba tugenda uriya mugabo atagusanganga umva se ureka tugende wabyihora ibyo bintu tukagenda mama papa ntabwo nshaka kugusererana uriya mugabo tugende tugende ariko mama papa watse tukagenda ko watse mama papa mbabarira tugende mama papa oya ubyihorere ibyo byihorere hari tuzajya kuzunguzanya bugogo se nta kintu dufite ahubwo ikintu gihari ariko telefone yawe ndayizana sibyo ngiye gushaka ukuntu nyigurisha bampa ndafatayo tujye Nyabugogo tubabarara nk'abandi natwe ariko tubabarara nk'abandi ariko tuzunguza mvanga duramusaza ntabwo mubona ahantu hahagaze uri mvanga tugenda ariko inzu y'amakeya rega burebwe dushakisha amafaranga nitugira amahirwe tukayabona turashaka ahandi hantu ariko tutabanya ko sinakuretse telefone ngiye kugurisha nanjye ntabwo ndi bwicare ndagerageza nshaka amafaranga dufashe muzashakira inzu njyewe tukaterengeze 10 simuzi ko ntabatererana Innocent ntimuzi ko ntabatererana ntabwo nabatererana sinzanabatererana kizaba igiceri cy'icumi umufata 5 nanjye mfata ndi ariko ibi ngibi ndakwizeza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyakirwanda Rwanda rwakazamura igishoro cya Rwanda ugasika mu saa 7 n'ubwo wasamatera cyangwa gasambi muri wicare kuri Manzi Innocent TV urebere byinshi byiza twagutuga umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikuzana kwinyanga gusaba cyane kudusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigira mu mpande zigiye zitandukanye simaze imisi mwinginga gusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze n'ikitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyirika ntagire ngo ikaze wo dukurikiranye uri muri Amerika Asia ubura Afrika ndetse n'Australia bari mu bihugu byo buturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'ahandi wori imbere mu gihugu mu majyepfo amajyaruguru burengerazuba burasirazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe kandi urukundo ugenda utugaragariza umunsi ku munsi ntago tuzahwema kurusigasira ndetse no kurufata neza kugira ngo ibintu birusheho kugenda biba byiza cyane mwabantu mwe maze imisi niruka nkamanuka nzamuka n'intambika mu bintu bitafite umumaro by'abatinganyi by'abaki ariko agahinda none mfite karenda kunshanyura umutima njyewe mama bapampa mamagaye none aka kanya ambwira ngo umugabo we arabirukanye hahandi bari na Innocent yabimbwiye namwe bwanyu murabibona yabimbwiye narindi mu kazi ndavuga ati none se nkora iki ati basi hangana uzu turebe byakomeje kuba intambara byakomeje kuba induru ngo umugabo ntagashaka no mugore mu rugo rwanjye nanjye ndangije ndavuga ati reka ngende magere byibuze ndebe ko hari icyo nakora ndebe ko hari icyo twahuriza hamwe tukaba twakora Innocent isi komeje kumwikaragira isi komeje kumubana akadomo isi komeje kumwanga reka mbivuge muri ubwo buryo ariko ndahamya neza ko Imana igihari kubwe kandi nta kintu burya kijya hejuru y'Imana ibyo tubona byarenze ubwonko bwacu ibyo tubona byananiye abisi ibyo tubona byarenze urugero Imana y'ubwayo igira ute irabiringaniza so mfashe umwanya ndavuga ati reka ngende ngereyo mbarebe tuganire bambwire n'uburyo byatangiye umukecuru amwirukana mu rugo rwe none ngo na n'umugabo mama pampe birangiye birukanye barajya he hari icyo wakora mwabantu mwe ndabona n'ahantu bari bandangiye mpageze dore ngaba ahantu bicaye ubuzima Innocent ari gucamo
njya nirinda kubivugaho amagambo menshi cyangwa se njya nirinda kuba hari ibintu byinshi nabivugaho, gusa hari impamvu ibi ngibi bari kubicamo. So reka mbegere mbaganirize bambwire ngo byagenze biti. Santa bari guhonda amabuye bimeze bimeze bite sawa wahubwe n'iki ko twicara hano? Kanicaremo hasi ndabicaramo hagati, kanicara hano ku ruhande nk'umwana. Ntani mana yanjye oya kandi mama bapampa namuhamagaye kumuhamagara byo urumva ko ntago namuhamagaye ngo aze kureba ko aho twibera hakumuhana mu bibazo byacu mu muroho wacu. Nisenya arega uzi none ikibazo mfite nabuze iyo njya niyo nabaye w'imihana rero birarangiye. Mumeze mute sino saa bimeze bite? Tumeze neza. Sibundi wasaze kuri guhonda amabuye. Kuntu bimeze rero nta kuntu bimeze. Ibintu bimeze nabi. Nje ibintu umbwiye ibintu numvishe biraminaniye. Yewe none se naguhamagaye nk'ubwani rero. Ngiye nari maze kwambara ngiye kujya muri televiziyo. Nambwiye na Satani rero uburaho ngaho wa mugabo nawe uhari. Ngiye kwigendera uburaho ngaho ukinge. Ugumaho ngaho naza n'umukingurira umubwire ko ntahari. Umere nkaho udahari muri make. None ngiye kumva numva umukoba yumva yahubutse. Urugi ntago rwaye rukinze. Gipangu ntago cyari gikinze. Aba yinjiye mu gipangu. Ngo mwangegere mwe mwanzerereze mwe. Muri gukora icyaha mwambobo mwe. Aratukanira ukagira ngo niryo shuri yize. Urumva? Na Satani yarwariyemo umutima. Ngubu ngo nagiye mbabwire ngo n'igitoki nyine kine agira gutya. Ngo nagiye nkubwire ngo wowe ni nzerereze uzana hangahi wanjye. Kandi siniwe. Burya ngo ni kwa Rodirote. Nagari niwe mwana. Urumva? Yalla. Siniwe Rodirote niwe nyiraho nta gipanga agira. Ni Rodirote nyiraho. Ngumva ngo ndagiye mwese yazanye igikoni. Twagurukere. Asohokana inkoni. Amfasha. Nasubira abana twambaye. Urabona nambaye gutya nta nagapira narengejeho. Urumva? Ubwo araza ngo rero ikintu nshaka mwanzerereze imwe. Agiye no kutwitenda ahubwo habuze gake. Reka. None ariko yanabivuze no kubuwenzi wabyumvise. Numvise avuga umwanda yamwe umumara iki mu rwanga. Ngo ni hano ngo mwaje gutegera se. Ngo ni hano mwaje gutegera abagabo. Ngo ngiye wumva ngo nta bagore babiri nshaka iwanjye. Ndavuga se wa mukoboyi we. Urinde kuvuga ngo hano ni iwawe kuyishyura nkayishyura. Urambwira ngo ni wawe gute? Kwanza sinari naramenya amakuru. Ibintu byose byo mu myenda yacu yaragurishije yose. Telefone yanjye yose yarayigurishije. Nta kintu na kimwe niyo mpamvu mbona muri Mbokubo. Yansanze ni mu nzu ndi gushaka imyenda. Kwanza ibi nabisanze byayimanitse ku rugi. Noneho ibingi byarabiburiye isoko byararangije igihe. Noneho nguma mu nzu ndi gushaka imyenda abadukubise umwuka mubi. Ati ntabwo mbashaka. Ko simbashaka. Kwanza imyenda yose yarayigurishije. Nta kintu namba. Telefone yarayigurishije yanjye ntago yayibona. Yago ne wayingure nanjye ndayirarana. Urumva? Iyo yarayigurishije. Umukoboyi ariko reka nkubwira hano twabaga ubundi urahazi. Ntago mpazi sisigenda hazi. Dore ni muri iki gipangu. Iki hano 360 na kangahe. Niho twabaga. Ubu muri hano hanze hanze se turahari. N'igisoka cyaduhitana. Mama pampa mbere ukamufasha. Yego. Agasubiraho iki kibazo ngewe. Ntago nasubira. Sarasubira mu rugo rwe. Ntago nasubira sa. Ndasenya urugo rw'abandi kugira ngo. Urasubira n'urugo wowe. Urugo nta kintu kirimo ndasubira nsanga miki. Ibintu byose dore yabimazemo. Nta nubwo twari tubizi. Ngiye nari mfite ikibazo cyari we ncungana nayo gusa byo kuvuga ngo ndajya muri mari kureba imyenda wapi. Kwanza nabyo na mari byose yarateruye arajyana. Sinenze ko n'ibintu byakoze banabigura ngiyewe. Urumva? Uyu mukobwa rero ubu ngubu ni wanjye hehe. Uriya mugabo naza nsubiraho nkoremi. Ibintu birababaje pe. Ibintu birababaje. None se ndasubiraho uje. Wose wenyine urajya. Ino sawo urajya. Tete tuvugishwa urajya. Urashaka kujyaye muri ma. Ndi kujya hose muhara ibibazo. Subundi. Reba kwa mucecu nateje ibibazo. N'urugo rwa mama yanjye wa papa rurasenye. Rurasenyetse ariko.
Rurasenyutse. Imana izabimbabarira. ntabwo ikibazo ari wowe Innocent. Iteka barasa wagize ikibazo ari wowe. wagize ute? Uriya mugabo reka nkubwire. Nabone narabuze ikintu ntandukanye nawe ankubita ahubwo ngeze amarwa kuba mucitse atamponda gusa. Mbase. Sisi numva kiri kugira kumera nk'igikingura cyo tukava. Tukavana tadusanga. Nimba yagize atya akabasora mu gipanga ahangaha nta n'impamvu yo kukigumya iruhande. Sinumva kimeze nk'aho kiri gusohoka. Niyo mpamvu mbona mugiye nta kenda nta kepfo ka ruguru nta namba. Umva tubya watwaye bizagukurikiranira agapfa ubundi si kuzabasha kuyishyurira gakubitwa n'inkuba umva ngize amahirwe nta ruhinja rwawe njyanye cyangwa ibyo navukanye byonyine wambobowe. we ntago upanga kuzasubira byibuze. Ntago nasubira umva turagiye oya turagiye wakapu tugende uriya mugabo muri kuwo mugabo muri oya ngura tugende yasohokera mu gipanga kanjyeho naba nareba umva reka ngubwa turagiye nawe undi mugore uzabona twemeye turuhana nawe waretse tukagenda ariko watse tukagenda uriya mugabo ari gusohoka ariko vuba tugende uriya mugabo atagusanganga umva se ureka tugende wabyihora ibyo bintu tukagenda mama papa ntawe ushaka kuguserera n'uriya mugabo tugende tugende ariko mama papa watse tukagenda ko watse mama papa mbabarira tugende mama papa oya ubyihorere ibyo byihorere ibindi oya tugende ase wowe gufata abantu ukabasohora mu rugo nta n'ikintu bahaye nta na gepfo ka rugo nibyo wumva byo kuguhesha amahoro. Ubu ndagenda basi uyu mama basi wamucumbikiye ko cyangwa abagabo be nta ibibazo biragwe ubuse bawe ubu urabirukanye koko akabigaseko nk'akeza mw'abantu mwe ubu ndagenda abantu bambona mu muhanda reba akabuno reba amaboko y'imbokoboko ese barabona ndi umusazi mwana urugo rwa maboko nagarenje urusenya we nta rugo ntago usenya urugo we nta rugo usenye sibyo nta rugo usenye wowe abaturage bahuriye namwingize ngo basi asubiriwe aragusiga wese waragusiga ujye hehe wowe tugende nasiga kiriya kigabo n'ubundi uriya nta kintu amaze hari umuntu udafite urukundo abamaze umuntu utagira impuhwe abamaze iki njyewe ubu kintu ndi kwibaza Innocent noneho turamwerekera nawe umva babarira umbwiza ukuri hari tuzajya kuzunguzanya bugogo se nta kintu dufite ahubwo ikintu gihari ariko telefone yawe ndayizana sibyo ngiye gushaka ukuntu nyigurisha bampa ndafatayo tujye Nyabugogo tubabarara nk'abandi natwe ariko tubabarara nk'abandi ariko tuzunguza mvanga dura musaza ntabwo mubona ahantu hahagaze uri muvanga tugenda ariko inzu y'amakerega buri inzu ntago inzu si cyo kibazo ahubwo ikibazo ni amafaranga nyine nibyo nkubwiye ngiye kugurisha ino telefone urumva sha ngiye ntago yayitwaye yawe arayitwaye arabona ikibazo ni amafaranga sibyo kangurisha na phone yanjye urabizi nanjye uburyo nayibonye mara n'impano bampaye noneho tuba twishakira akagete kacu turashashamburete ariko turakwiramo mube mwaho ngaho byibuze turashashamburete turakwiramo rega ubundi cyambere no kumvikana indushyi ni nyinshi ntago bafata umuntu ngo umuterane umujugunye ku gasozi kandi na sate twabanye igihe pe umugabo we yaramutaye bari bose barabibona noneho mute umubyeyi nkanjye mama papa izina ryanjye ntago naba nari siba gutyo tugende mwana ngubu hagiye gukorwa ikintu tugiye kugenda ngiye nuko mwabantu mwe ngiye nabuze amagambo yanshiranye ndumva yashize ivuga numva nta nicyo kuvuga mfite nta mafaranga mfite ntaki byibuze ngo mbe nabashakira n'inzu ahantu baba bari byibuze niko nta mafaranga mfite ntaki muze tugende urumva njyewe ntago namenya ngo ibintu biraza kurangira bite sinamenya ngo biraza kugenda bite urumva ikintu gihari ni kimwe ntago nakongera guca hano ntari amahane y'uriya mugabo make ducanga rero ino sagaruka ducangaha yibuze tureko hari ahantu twagera tukaba umuntu mukaba mwanafata icyo kurya basi turanyura
kuko hariya hepfo hari umumama w'inshuti yanjye ngiye kumubwira ibintu bimbayeho mwana nyashya wenda aho ngaho ibyo birumvikana umukobwa nacumbikiye mbibwire na mudugudu kamera maducanga muri iki gihe kubana n'umuntu waramweretse abayobozi nyine nicyo kintu gihari sibyo bamumbaze kukuri kumwereka umuyobozi ntabwo byanze oya ngiye kubwira mudugudu mwana wowe genda ubibwira mudugudu abimenye sibyo nkuko ubundi wundi wari warabimubwiye wagira ngo namushimuse kandi ari G yanjye mwana shumi yanjye icyo ni kimwe sibyo icyo ngicyo ni kimwe kuba wamubwira ngo ibintu bigenze gutya birangiye bitya siko bimeze ibintu bigenze gutya birangiye bitya cya gisaza kiratwirukanye ye nyine tugende wowe bimubwire birangire nose turaguma muri ibi ngibi yewe nimba ari nibishoboka nimba ari nawe amafaranga y'inzu nimba ari nawe amafaranga y'inzu umuntu ayashake basi byibuze hoya usenya urugo rw'abandi se n'uwo rusenya ubundi se buriya we nta muhoro wo kurusenyera ntabwo rwari rukomeye n'ubundi nicyo ndi kukubwira ngo urwo rugo usenye ntabwo n'ubundi rwari rufashe urumva ntabwo rwari rufashe rero humura sibyo utuze muri mwebwe dushakisha amafaranga nitugira amahirwe tukayabona turashaka ahandi hantu ariko tutabona ko sinakuretse telefone ngiye kugurisha nanjye ntabwo ndi bwicare ndagerageza nshaka amafaranga dufashe muzashakira inzu njyewe tukaterengeze 10 simuzi ko ntabatererana Innocent ntimuzi ko ntabatererana ntabwo nabatererana sinzanabatererana kizaba igiceri cy'icumi umufata 5 nanjye mfata ndi ariko ibi ngibi ndakwizeza neza ko bigomba kugira iherezo sibyo umugabo wawe ubu ngubu byararangiye yabaye umutinganyi kugira ngo yarabibonye yabisubiyemo byararangiye yaba nyagasani reka twigendere tugende mwana ngiye kureba mudugudu tugende nk'abantu mwe rero reka tugende dukomeze ibibaye hano murabibonye byabaye murabibonye njyewe nshize amatsiko ntabwo nanze no kubyizera ariko reka tugende dushakisha ahantu byibuze hamwe cyangwa ahandi dushobora kuba twashyira uno mubyeyi nawe hari icyo wakora njya nkunda kukubwira ngo gira neza wigendere neza uyisanga imbere hari icyo wakora ku buzima bw'uyu mumama Imana ikazagira ikintu kwibukiraho mbona hano hari inzu iciriritse hari ibibaho hari inzu iciriritse kubiciriritse ni kimwe no kuba wabona amafaranga yo kwishyura nacyo ni ikintu ariko twebwe turabikora reka turabikora ntabwo twabura abantu badutera inkunga neza turabikora ibyo ngibyo turabikora kandi turabikurikirana cyane nanjye aranduhisha so rero mw'abantu mwe mudukunda kandi mutuba hafi umunsi ku munsi ibyo mwakoze nibyo byari bikomeye cyane kurusha ibi ngibi n'ibi ngibi rero mureke tubikore ku bwa Innocent nimba asigaye ari nyakamwe natwe reka tureke kumutererana Imana ikumpera umugisha reka dukomeze tugerageze turebe ko hari ahantu tumutambika nawe warwanye ishyaka nagombaga kubikora nagombaga kubikora kandi nzahora nanabikora ningira amahirwe ibintu byawe bikarangira umuntu uzongera kumbona kuri kamera umuntu uzongera kumbona kuri kamera ibintu bizarangira I know ikintu cyose kibaho gifite impamvu kandi mushakira undi mugabo kandi nawe yarahakanye bajya bavuga ngo nta mugabo wundi yashaka ngo utari Saduni bajya bavuga ngo urani bazategereza kamera nkaho ndi bategereje imyaka 40 bikarangira nta kintu abonye abo mugabo ngo wategereje ngo amajoro ngo 58 yategereje umukunzi urumva uzi ikintu se gihari niko agiye kuzamera nta kintu na kimwe kibaho ku isi kitagira iherezo ikintu cyose gifite itangiriro mu buzima kigira n'iherezo nk'abantu mwe mukomeze mudusengere mukomeze mutuba hafi Imana ikumpera umugisha reka tureko hari ahantu twamwerekeza tugende mbanze mbagurira akantu ko kurya hepfo ndabona n'inzara imeze nabi bye bye Imana ibarinde.